zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Inyeshyamba zikoresha gito agafata mikoro akabwira abaturage bati n'imaneko udure ngo n'imaneko ni ushinzwe ibi nibi. Does it make sense? None se J5 ishinzwe iki? J5 nishinzwe relation publique mu gisirikare. Relation publique rero ini igomba kujya mu mamanza aganya y'abasivili. Mujye kuzana bazarendo ababyeyi babo bari hehe, ese wowe ufite abangahe? Iyo ni J5 ya politique. Nubijyamo nk'ubutasi barakubonamo kuri intasi je gushaka ibindi. Ninde kwisi ahubwo sura bivugira iki ko ari intasi? Kuvisi yabo nta muntu wizera intasi. None kugira ngo byumve neza, nta intasi yizera abantu. Bashyigikiwe n'ibihangange bataragera ku cy'abantu batangiye gutekereza uyu munsi. Bro, muhandi makuru. Nubwo M23 yateganya ubwigenge. Uko njye mbibona mbone yanjye. Ego. Uretse umuzukuru wa Budu Bronze nibwo wazabona idarapo rizamuka. Nukuvuga ngo hari step. Ego. Imeze nka conception. Uko umuntu asama akaba mu nda amezi 9. Urumva? M23 ikoze concept ijya muri independence. Aba bose abari mu munsi bose bashobora kutazajya kuntuza kubyo mu gihugu cy'ubwigenge. Ariko bakaba ahantu higenga nka Taiwan, bakabona higenga nka Somalia ndimyaka 50, bakahantu bigenga nka Sudan yepfo yarwanye imyaka 20. Ndavuga wabitangira uyu munsi because ahari ikibazo ne hamwe ntago ari kuri M23. Ahari ikibazo n'ubundi ni LCD tarahereye umunsi birwanira ngo bayebujuje 30 babirwanira haba yasigaye 20 bagatekana nubwo yaje Dubai yabayo kandi n'umukire. Ego. Kuki mu buhungiro bwose kwisi from Buenos Aires kugenda ugaca Brazil ukazamuka Vinduko yanabaye ukaca Cape Town ukaza Kigali, Kampala, Nairobi, Addis Ababa, Beijing, ahantu hose Kabila inkweto zose Kabila yashyiramo zikamukwira. Ego. Kuki yahisemo ntambwe burijana? Urumva? Ubuzima mwise ntambwe burijana. Ego. Nuko ubuzima bw'inyeshyamba n'ubuzima bugoye. Noneho abaye niyo mahitamo ya Kabila arenza ndashoboka yose. Kabila nkubwiza ukuri yanashyiraho inyeshyamba zikarwana ku mufuko we no ku mafaranga ye. Kuki atakereyize ngo ziyiwa muri Katanga? Yazibona cyane. Abanyakatanga bashaka kujya abayoboke arabafite. Abasirikare Kabila hagaza ahantu. Oya n'uyu munsi afite ijambo cyane kuri buriya butegetsi kurusha president uyoboye. Ntago mbyemera nakwereka hano ikintu kimwe. Abantu bashaka kugamiza icyiza ariko abantu bakabonamo icyo cyiza kize kubakora ku mugati. Yuko Kongo ikiri yose ikiri patopoto urumva harimo inkebe bizumva zaza kwiba kubu umunsi ngo ngiye kwa Chisekedi utugara ujye twumva kandi utugara kakigira kagari waba baraharimbuye urimo kumva utugara tuba hose. Nicyo cyangubwira ngo ni politike yo kwigenga kwa ahantu twatseho. Ni debate ishobora kuvamo imbatura mugabo. Guhitana benshi cyangwa gusenya icyama badacunze neza. Kwemera guhindura itegeko nshinga hari igihande cy'abatabishaka kandi bumvwa cyane n'abaturage urabona atariho biganisha ku kwigenga. Ibiza kuba byatangiye n'abaruberwa bankunda bakabigeza hagati. Ego. Uyu munsi makenga babishoje ariko nta ndura bitangira uyu munsi. So kwitegeka kwa ahantu M23 igenzu yabikora imyaka 100 kandi ikora imyaka 100 itara b'igihugu kandi bikaba byiza bagahirwa bakagira byose nayo madarapo bakayakora n'izo ndimbo bakazikora. Za Barcelona urazizi za Catalonia nako ifite mukuru wa Barcelona bashatse niyo leta ikize muri Espagne. Buriya Catalonia irakize kurusha Espagne isigaye. Noneho na California bugira kize kurusha hafi izindi ubundi bureta nk'abagabo bwa Amerika bwa kwishyira hamwe. Kuko bavuga ko California ibonye ubwigenge yahita ijya muri yahita bagise G8. Urabyumva? Ubushinwa buri muri G8. Wibwira ko India ari muri G8. South Africa rugirimo.
bafite ubukungu bukomeye Ego. ariko uyu munsi California state yigenza yahita igihugu cya munani gikize ku isi. none se ikibazo Ego. Hari benshi bafite imbaraga igihumbi ku M23 muri politike mu kuba bashyigikiwe n'ibihangange batarabona icyo kintu barota. Niwanga kubana na Charles kujya kubana na James nzahita niyahura. Umutima wanjye nta zindi mbaraga mfite ujya Subiza. ukanzi kujya Mama! Mama! Mom! Reka tubasuze kandi tubahereze ikaze nk'ubusanzwe ni David Marshall TV ndetse na Celebs Magazine. Of course ni byinshi byavuzwe muri iki cyumweru, tunatangire tubasuhuza mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Amakuru yacu nk'ubusanzwe turanzika twerekeza mu karere Rwanda ruherereyemo muri Afrika no hanze ya Afrika. Marshall, agatima karatera neza? Agatima se ko kaba ari nka ku rukundo nta umutima w'umugabo uvuga iby'intambara wari umutima rero ntabwo utera nabi. Umutima ugira imiterere ibiri bita icyo bita bradycardy cyangwa se tachycardy. Ego. Icyo gihe tachycardy ubuzamutera cyane, bradycardy gutera gake. Ubu rero uwanjye uri mu buryo buri nomo. Ego. So ubwo rero no kuvuga yuko nta byishyushye umutwe mfite. Ariko nutangira kumbaza turarane uri muri brad cyangwa uri muri touch. Hanyuma iki cyumweru iyi weekend havuzwe byinshi. Kinshasa benshi barabibonye, abatavuga rumwe n'ubutegetsi hari abakubiswe barimo Martin Fayulu yakubiswe arakomereka. Imyigaragambyo Kinshasa yavugije ubuhuha, benshi babonye uburyo rwose Tshisekedi ubu nono nta guhishira yemeje ko itegeko shinga rigomba guhinduka. Muri iki gitondo hari inkuru ivuga kuri uyu munyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Seta Kikuni. Uyu Seta Kikuni benshi baramuzi ko yabaye kandida prezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ndetse ari umwe mu bakiri bato bari bagerageje kwiyamamaza kugira ngo abe yayobora iki gihugu cya Kongo, ariko ntabwo byamuhiriye. Uyu Kikuni rero yavuze ko Perezida Tshisekedi ari we nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano igihugu kirimo, anavuga ko umutwe wa AFC/M23 utagomba gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Ibi yabivuze yanyuze kuri X, ubwo hari habaye space ya ku rukuta rwa X. Kikaba ari ikiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bjakera, akaba ari we wari wagikoresheje. Uyu mugabo aravuga ngo ibi mvuga ntaho mpuriye n'u Rwanda. Atase uyu munsi AFC/M23 barayishyira mu majwi, kandi mu mwaka 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga kwiyamamaza manda ya mbere yo kuyobora Kongo, hari bamwe mu bari muri AFC/M23 bafungiwe Kinshasa. Atubundi yaje kubarekura gute? Uyu munsi ni gute babaye abanzi? Ese hagati ya Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila ninde uyu munsi ushobora gushyirwa mu majwi? Uyu nguyu rero ni Kikuni wabigarutseho, ariko reka mbanze nguhereza ikaze. Urakoze cyane Bronze. Kandi iryo kazo umpaye n'ikibazo nyine ubaje nacyumvise. Ego. Ntabwo ndi bitwaye mbigira ibintu birebire cyangwa mbigira bigufi kugira ngo bitekerezo by'abandi. Ego. Ariko ntabwo ibitekerezo by'abandi harimo n'ibyanjye ari byo kuntamika cyangwa se ngo nge mbitamika bankurikira. Ego. Batuje ibyo bitakuza ntacyo, kuko ntabwo ushobora gushingira
standing y'umunyapolitike ahagaze Ego. ngo ushingire kuko yabayeho ona umunyapolitike uriho udafite abo bashwanye kandi bakorana uyu munsi Ego. cyangwa abo bakorana uyu munsi abakoranaga kera bashwanye Kikundi rero uko ya defending ibintu kose nawe ubwe ku giti cye aho yabahagaze ntiyavuga ko nta etegeza hano kiganza na Tshisekedi cyangwa se ngafata abakongomana berikire itaka avuge ko na Kabila kuko rero wahereje inkoni Tshisekedi akaba ari igoma mu buhungiro tubyita ubuhungiro mu buryo burenterene avuge ko ari agakino barimo Ego. kubera ko muri politike habaho kuba bivuga ko nta nshuti horaho n'umwanzi horaho Kikundi yagombye gushyira imbaraga mu kuvuga ngo ese nta kintu cyaba cyakorwa Ego. amaherezo cyangwa se mu buryo bw'impitagihe n'ibyo bw'inzagihe Tshisekedi akagira aho ahurira na M23 namubwira ngo harahari kubera ko na Kabila yarashe M23 ku buryo bushoboka bwose ariko niyo imucumbikiye Ego. noneho kugira ngo nkubwire andi makuru na Tshisekedi kuko nakubwiye ko hari ibintu bibiri icyo bita life expectancy icyo mukunda kwita ngo ni icyizere cy'ubuzima cyo kubaho ubushize nakubwiye ko M23 ifite life expectancy iri hejuru kurusha ya leta na regime ya Tshisekedi kuko aratorwa wagira ibihe bibarwa nubwo yahindura itegeko nshinga hari ibintu by'imibare byazamo hakenyesha amazi bazari shyizeho rwose urumva ku buryo kwishyiraho kwazo no gusetinga ubirwanire ntawe zasabye amajwi ntawe uzishyuza ngo ikiringo cyanyu ngo manda yanyu ngana gute ako karagaciye mukavuze ngo iki rero kavuze ngo uwo mugani nari kuwucira Kabila muri 2012 mubwira no urimo kurashisha M23 ingabo za brigade ya MONUSCO ntari kuzabakenera yari kubyumva icyo gihe oya wari kumva makuru icyo gihe yari kumva ko icyo kintu gishoboka bizigera bibaho ntawe ari kubyumva byabukugora ariko niba hari umuntu wabirose akabivugisha umunwa akabivuga ntabwo nibwira ko ubungu hari isoni cyangwa ikimwaro cyamwica kubera ko byarabaye impamo ariko ndashaka kwinjira ahandi hantu niba Kabila ari wahemukiye mu 23 ababyeyi babo bagahunga akabarasa akabirukanisha abatanzania n'abanyafurika y'epfo n'abanyamarawi akakora ibi nibi kuko ugiye kureba krizi iri uyu munsi yabayeho mu buryo bugagutse Kabila afite ubutegetsi nubwo tutamwitirira ikibazo wenyine ariko imyaka 18 imaze ku butegetsi abahunze benshi icyo gihe bahunze niho za CNDP zavutse niho baroberwa baba vice president ibyagize icyo bitanga Kabila mbega navuga ko yabereye akasa mutwe bano barwandafone ku buryo buhagije ariko wajya kureba ugasanga niwe bamucumbikiye uyu munsi ubwo se wavuze kera ati wenda M23 no muteguro mu buryo mwe cyangwa ubundi wa Kabila uraza kumugisha imaka nashaka kujya ku gisubizo cyawe niba Kabila yarazamutse intensité yo mu guhemukira barwandafone iri hejuru akaba na Tshisekedi uretse ubu buryo arimo kurasa munembwe bumuhindura nk'ikibi yadukanye turimo kujyana turi kumwe urambwira ngo ubu Tshisekedi yagira bwose utashyira mu ikadre muri frame ya Kabila ngo ukwirwemo nubuhe ku buryo nawe anytime atazakenera mu 23 iyo ikintu gihari gifite urugero urakivuga kuko ubu ufite fact ko gishoboka noneho umuntu udafite amarangamutima yose ayari yose yashyira muri ibi bintu nkatwe nk'abanyamakuru gufata ikintu kagita coincidence biragorana kuko Kabila ntabwo yabura ahantu ahungira agatuza agatekana nubwo yagiye Dubai yabayo kandi n'umukire kuki mu buhungiro bwose ku isi from Buenos Aires kugenda ugaca Brazil ukazamuka Vinduko yanabaye ukaca Cape Town ukaza Kigali Kampala Nairobi Addis Ababa Beijing ahantu hose Kabila inkweto zose Kabila yashyiramo zikamukwira kuki yahisemo ntambwe burijana urumva ubuzima mwise ntambwe burijana nuko ubuzima bw'inyeshyamba n'ubuzima bugoye noneho abaye niyo mahitamo ya Kabila arenza ndashoboka yose Kabila nkubwiza ukuri yanashyiraho inyeshyamba zikarwana ku mufuko no ku mafaranga ye kuki atakereye yize muzi wabo muri Katanga yazibona cyane abanyakatanga bashaka kujya abayoboke arabafite abasirikare Kabila hagaza ahantu oya n'uyu munsi afite ijambo cyane kuri buriya butegetsi kurusha president uyoboye ntago mbyemera ndabyemera kuko buri waguhaye inkoni abafite ijambo byihorere utarani gwagarama yange ijuru riri hafi yagiye ngo batari bifite ikirindi
nta kirindi afite uyu munsi yagiyeho asimbuye se ariko igisho nyine mu buryo bw'amate oya na Tshisekedi yagiyeho ku bwasi ukomeye ariko Kabila arakomeye ugiye muri playground yego ni nka bya bindi muri Kenya bavugaga ngo Uhuru Kenyatta yagize se uba wari perezida ariko rero Odinga yagize se wari premier ministre ubonaga ko ya background ya famille utere undi saruti yagiye yigaragaza buri gihe no muri se wa Odinga ashobora gutera saruti nyine Kenyatta yego urumva dadi wa Kenyatta uriya nyine Jomo Kenyatta ariko tubijyane gutyo iyo prominence irakonta ntabwo Tshisekedi yakwigira byose kuko niba ava muri famille ikomeye ntikomeye kurusha Kabila niba ari mu mwanya ukomeye Kabila wicayemo Kabila rero nubwo bitari ijana utahita ubihuza ngo ni rimwe guteranya n'imwe kabiri ako suko Kabila hamagaye abakoma ntabwo umwitaba mu buryo bw'inyeshyamba kandi n'umujenerali nta nicyabuze muri ibyo oya n'ubushize baramwibuka Igoma yakusanyije za societe civile umwitaba zikamusanga kandi bazi ko hari hatemewe harya undebe muri Sovolo Kongo ni uwo musete kikuna tarimo uwo nzi ni Delice sanga ngirango ureba haherereye so nshaka kubwira iki rero iki tugora twebwe no kurwana no gukora kuba twagira ubuhanga bukora pronostic ibizabaho mbere ibizabaho cyangwa se gusesengura duhuza ibyabaye n'ibiri uyu munsi ibyo ntibitugora twegera bitugora n'abatwumva kuko nyine umuntu arahangaho dukurikiye do ashize agatoki gutya hafi kugashyira ahanga ati mwabaginga mu marenga mukavuga ngo Felix ngo ashobora gukina ikarita na M23 nanjye nkamubwira nti nuko njye ntatukana ariko nawe ushatse kugira umuginga nk'uko unyita wakabaye utekereza ko none M23 atari yakabaye icumikira Kabila so ukamenya ko ibintu byose bishoboka ukamenya ko muvanse zihinduka ukamenya ko uyu munsi aho yicaye erega na ba Besigye bafunze bahoza abaganga ba Museveni erega n'uyu nguyu madamu Anita Amang wakuwe ku nteko y'amategeko yahoze kwa Besigye baramukurura bamushyira mu ntera yemo bongeye bamuteye wakajwiga iyo dynamism nayo irashoboka cyane so ntabwo nivuga ko Seth Kikuni rero arimo gusa nk'ushinyagura kuko nawe ashobora kwibaza ati ubundi M23 iri muri Prestige Hotel Kinshasa mu mezi 14 hamaze yaganiraga iki na Tshisekedi bapfundikiye ni nabyo bibaza cyangwa bashwaniye kuhengingo wowe umuntu kubwira ngo twashwanye gusa doesn't mean yuko bashwanye bageze kuhengingo biturutse umuntu mwabanaga mu mbere kuki bose batagaragaza aho bari bageze ni nk'ikintu cyo kuvuga ngo M23 muha makuru uzibonera wala M23 n'u Burundi bazageza igihe ku nabi no kuneza bumvikana kuko ntabwo ari abatangiza ibaze uteretse nk'inkumi kavuga ati mwana musore urakeni urumva nta nzu nta nyubako nta karina ufise buri kimwe cyose kose umanegeka ikagenda ikamanga ikakaminuza ikipfusha ubuzi ikagira gutese nyashi mu Mombasa Nairobi mukazahura uri muri kebo ya filme nimumanza kukanibira bikamanuka umurebera mu birahuri akajya kubona kuri TikTok uvuye kubakisha ikibanza no kujya icyo yaguhoraga nicyo nta kindi ahandi hose you are romantic everything guteretuye nkumi bizakugora oya ahubwo sazaba kiri ku rwego rwawe ntacyo tubashyire ku rwego rwo kurukundo ntirugize ntacyo M23 yabanye baganiye n'u Burundi ikiri bunagana na Rucuru sibyo none M23 ngubu iri muri yakebona kubwiye ya filme igera uviri kamanura filme urumva ikongera ikazamuka ikongera igasubira Kamanyora ifite Bukavu Uburundi bwahoranye consular ambassade ba ambassade y'u Burundi yabage Bukavu mbere yuko FM23 igera hariya uri agoma na Bukavu byagiraga amakonsira Kenya ifite consular igoma ababirigi barayigiraga rero n'abarundi bagiraga office ya ambassade i Bukavu hahandi ufite ambassade cyangwa office ya ambassade uhagenzura ni wawundi erege mpamvu hashize office ya ambassade irahari iyo pitansalite ntiyavuyeho nuko nyine uhakeneye nubundi ushobora cyakeneye kuha deploying wumvise ko Kenya yagize gushaka kohereza ambasaderi igoma bigacika ariko abantu uko batabikurikiranye ubundi yari kuba agiye gusubira n'udaho yahoze ntabwo ari ibintu bishya Kenya yagiye gukora so ndakwereka ko nta ubuzi icyo bucya cyana kandi abatangiye bumvikana kuba baparikira aho ngaho nka ya couple yashwanye nibongera gutangira ntibazahera kuri zero uwa musora azabaze imico ye undoze imico yundi ikiyongereyemo ni imyaka yamangamanzamo iyo nkumi cyangwa umusore
cyangwa se n'ikiyongeremo n'ubwo bukire bwaturutse bwagize ariko ni background n'amateka meza atuma mubana. So M23 ifite ibintu yubatse uyu munsi ku buryo ni ibagayininga na Amerika ku biciro bya koruta. Dore batangiye no guhemba abasirikare sera amadolari barayacapa, si ibyo binjiza, si imisoro bagira gute. So ndakwereka rero les impossibles aujourd'hui qui seront possibles dans les jours à venir. Nakubwira ngo ndakwereka ibintu byitwa ko bidashoboka uyu munsi kandi bishoboka mu minsi izaza, nk'uko hari bitashoboka mu myaka 15 ishize Kabiri Goma. Urumva kimwe nuko bakiba muri Prestige Hotel bari babanye neza na Tshisekedi. Urumva bari babanye nabe na Kabira, kuko ndicyo wafasha bashakaga ahanini nuko bazarindira umutekano Tshisekedi bakamera abajepe kugira ngo nyirabo Kabira se batazamukanda. Urimo kumva? Nabwo icyo gihe Kabira ntiyatekerezaga yuko M23 na Tshisekedi barimo barwana uyu munsi. Yabonaga ko kwabuki barimo kutatuma barwana basangira ubugari gusa ku bongo saa 7 nimugoroba. Izo changement rero, izo dynamisme zirimo hagati aho ngaho zemera sete kikundi kuvuga ati bano bantu ubundi koko bantu bafite ibintu baho bacumbikirije bahera ibintu bigakunda. Noneho reka tubijyane muri ubu buryo kuko maze iminsi mbona n'abakongomani ejo barimo babyandika ku kinyamakuru n'ubundi cyo bujya kera Actualité akadomo CD ni iki n'ubundi barimo bavuga bati iri tegeko shinga rije rishimangira balkanization kandi Tshisekedi arishaka kandi narishaka karigeraho igice kitamutoye ari byo nabyo narimo twumva mbere ko hano mu kiganiro. Urumva aho abantu bavugaga ngo barakoze imitwe y'intoki ntuze kuko bazashyiraho leta y'abaswahili yihariye. So urabona umuntu nka Chikuni udafite kuvuga ngo ni ngo ntarebwa nabe ntagira gute, nkunda kubigaruka ibi ngibi arakubwira ati niba intambara M23 iri mu biheshe turufu Tshisekedi yo gusaba misiyo y'imyaka 12 we ntabyita manda byita mission. M23 ikarwana inkundura kugira ngo nyine iyo cause ikomeze ibere yere. Iyo ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande noneho niba M23 ivuga iti icyaduha gatora abatatuye tugashyiraho leta, usanze ari Amerika nibi bihanganye byubatse ibyo bintu bibishaka wabikora wiki kandi ntacyo bashaka kukubwira, kuko ntabwo numva ukuntu abantu bajya mu cyo twita ibiganiro iduhano muri Montreux muri Suisse bugacya ari bwo bubaka inzego z'ubutabera. Kandi ejo nabibwiye umuntu bari gasaba twabiganiraga ubwira ngo muri document basinyeho udoha harimo no kuryo M23 bazayica amazi none nta no kwinjira mu gisirikare no gutoranya ngo bazitoranyiriza batubura kwiwe ntabwo kwiye ntabwo ari kuvuga ngo hagiye unity yose ngo ni case bazigaho one by one. Bivuze ngo nagasuzuro kunyeshyamba kuza umuntu avuga ati kuramo ipantaro ndebe zamura ndebe amaboko magira gute nk'ingabo yatsinzwe. Noroma ntabwo M23 n'imbaraga ifite ibyo yubaka uyu munsi bisa bihura. C'est un paradoxe. Inyifato M23 tubona uyu munsi ishyiraho inzego ntabwo abona ibintu biza M23 ebyiri, M23 y'idoha na M23 isigara hari, kuko ibintu bisimwa muri Doha ntabwo aribyo tubona bihugire ibyo M23 irimo gukora uyu munsi. Nta nubwo umuntu wanabisinye yakora nk'ibyo irimo gukora uyu munsi. Nta nuhari ubatunga urutoki ntirwabo rero nta gushyiraho inzego. None se barabatunga ko na Afrika yunze ubumwe yarabibiyamye babwira ko arimo gushinga leta mu yindi. African Union yanditse yakoze statement kuri iki kintu iri on record no kuri website yabo. Ariko inyeshyamba ntabwo wazibwira ku muntu ngo zumve ziri muri ceasefire. Inyeshyamba permanent, inyeshyamba zihora zisaba ingabo zafite zobagame ngo zize Uvira. Inyeshyamba zagiye gusinya kuri document imweho hakabayo n'ukuntu zizagenda zicundwa yikoba. Ubu nizo nyeshyamba ziri muri Rokritoma gisirikare bari bukumbire bari buhumba bari iki biriya bya nabonaga Colonel Nzenza nabahati barimo nyine bazubire muri ubwo buryo. Wasinye ceasefire ubrevinga wizera. Leta ntacyo yubahirije nibyo urumva, ariko bigaragara ko nubwo leta yacyubahiriza ntimwareka ibyo ngo bafitanye ijambo bose bararwana. So inyifato M23 imeze nka mupadiri wavuze ati mujye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora. Urumva umwari mu ivanjiri ugukomeye kwisa urushyi umuhundi musaya mwagera hanze wamukandagiza ikirenge akagutera jido. Ibyo M23 yigisha
imambi ganira idoha duse na leta kandi na leta ugiye kureba ntabwo ari byo biri mu migambi ubona muri darire mu bimenyetso ubureba kuko umuntu wasinye sizifa iri perimana kandi mubwira ngo tuzagira tukudemobilize umuntu ku wundi sibwo buryo agwiza ingabo n'imbaraga zingana kuri kandi kakabiri nshaka gushyiraho ubuyobozi yego ako kakabiri banza ugatemo akanshaka kubwira nuko abantu batekereza ko inyeshyamba nk'izi nk'abanyamerika bakura kugibeshyaho ko wazizimya nk'uzimya buje donc bakumva ko meme zenturi yazimye yazizimye ntabwo yazizimye ifite imbaraga zose zo kubahuha ntazo yazimye nk'umucanga kwisi kuva isi yabaho ibyo ngibyo impamvu bikubwira c'est impossible ntago Amerika akora ikintu kiri impossible buriya itabashyigikiye yabahuha umva nyine ikintu batumva Amerika Russia isi yose ntabwo yakora ikintu kiri impossible iyo ikintu kiri impossible ni impossible niba ikintu kiri for possible cyaba possible kigoranye ako kigashoboka ibyo biri muri impossibilité y'ikiremwa muntu ntabwo ushobora gusimya umujyo n'icyerekezo cya entité runaka na communauté runaka n'icyerekezo cyayo wese Amerika yazigafata igakoropa ikadufata gutyo nko mu Rwanda uyihaye nk'iryo soko igafata abantu ikabinjira mu bwonko bakora umuco oya twebwe kuko twabyonse dukunze igihugu cyacu none abakongomani nta muco bagira ariko se usanze iyo oya usanze iyo AFC M23 icyo twe dutekereza kwirwanira atari nacyo uburenganzira bw'uriya mukongomani uvuga ikinyarwanda usanze atari cyo barwanira hari indi misiyo barimo ntabwo icyo kintu cyaba gitumye barwana imyaka 30 ngo kuri RCD zombi kugera kuri CNDP kuri M23 cyaba gikomeye kurusha ikivuga ko barwanira n'ubundi muzatekereza kuri iki kintu musanze M23 ifite ikintu kiremereye irwanira kitari n'aba baturage tuvuga no tuvuge ngo barimo ahubwo atari bo atacyo gifite uburemere urugero kuvuga parce que general Sematama yari maganira n'abakada icyo gihe biri on record umuntu yanabikumvisha arababwira ati rero batwimye commune Minembwe atari ko se gihe ntibyiza bimbabaza tuzabona ikindi kiruta commune so urumva hari intambara yo kurwanira commune Minembwe ariko hari gisubye commune Minembwe nk'ubu ngubu urabona abantu bavuga ngo nationalité duteze gura bashidikanya buri kimwe cyose ushobora kurwanira kuvuga ngo no mushireho nationalité ubwene gihugu budashidikanywaho it's okay ariko ntibihagije none se usanze noneho ikiruta ibyo ngibyo ari ukugira noneho nationalité wigengaho uzi n'ukuntu ihagaze usetinga ukongera ukayisetinga wowe ubwawe urumva niba barwanira ifi nka nationalité noneho ndakavuga ati noneho mu rwanira ibiyaga byo korora amafi impamvu zombi zirimo urumva ariko uburemere bwazo buratandukanye ntabwo ushaka kuvuga ngo abantu barwaye intambara ngo ntarimo gakeresi y'abarwandafone kandi gakeresi y'abarwandafone ihari imvugo z'urwango zihari abanyamurenge bishwa abantu barariwe bakamenzobe baragize gute nta muntu ushobora gusibanganya impamvu mu venture y'Rwanda ikintu cyagorana umuntu numwe cyagora umuntu n'iki ngiki kumenya ngo se nta kindi kisumbuye ibyo ngibyo barwanira noneho kiganakemura cya kindi basanzwe bavuga une fois pour toutes parce que babonye ahantu bategeka aho barwaniye imyaka yose bamaze barwanira byafashije iki abo barwanda phone uri kuvuga abenshi baracyari mu buhungiro aho bafashe baraharekura wa muturage n'undi agasigara mu kaga bamukoreye icyo muturage icyo byabafashije ndakikubwira bon nibura kandi aho bagiye bahombera na leta ntabwo yahungukiye kandi sinuko imeze kuko ntabwo uri bureka M23 leta yarahungukiye kuko ntabwo M23 igeze iterura itaka ry'igihugu ngo iryimure igihombo cya mbere Maître Nkongori Laurent ambassadeur niwe twigeze kuganira mubaza nti ko hari abantu bajya kurega u Rwanda mu nkiko bagera kuki hari abari bagiye muri Afrika rwo muri South Africa n'iki ntibabona bakwigondera igihugu bakagishyira hasi cyangwa bakagitsinda arambwira ati mu bintu bijyanye n'ubutabera n'ubucamanza mu bintu biza imbere cya mbere no kwega umuntu umuburanyi ukamushyira kuri ya meza baburaniraho ati buryo mu bucamanza kwebwe intsinzi ya mbere bayabonetse whatever the outcome turimo kujyana so ikintu cya mbere abantu badatekereza ko uwo murongo wose ubona LCD kuzama kujya kuri M23 bagezeho nk'intsinzi turagaruka kwitwitsa kuri M23 uyu munsi no gukurura leta mu rubanza urumva gwari mu nshingano zayo
itakemuye kandi ari leta no kuvuga ngo iki leta ifite inshingano zo kurinda mu Rwanda fona hari hose nko kurinda umuruba ikarinda umuhema ikarinda n'ubundi bwoko 150 buri muri Congo Democratic so iyo abantu mu mpamvu zimwe zarenga imwe cyangwa ebyiri barwanira bagushinja ikintu sibyo isi kacyumva noneho we wabona ko bitarahagije uri leta ukabyuka kujya kubica mu minembwe no kuvuga ngo bagushinja ikintu ukabona nka wa muntu wagangashize isoni atishize mwadukobwa cyangwa duhungu already icyo gihe watsizwe mu bwonko mpuzamahanga kubera ko abantu batabibona ndakubwira ibintu bibiri leta ya Kinshasa ibuyana urubanza rw'ububwa bwandanze kubera iki ntiyabuze itaka riri mu bihugu binini muri Afrika ngivuye ngo ubutaka ni butoya ntiyabuze amafaranga yo kwita ku bene gihugu yacyura abimpunzi wavugaga n'abasanzwe bagasubira bagasagamba kubera ko amafaranga yatagaguza ku Burundi yatangaza ku mbunda yagataguza ku bazarendo ndetse no ku bandi bacanshuro bose so niba nta kintu wabuze rero sibyo niba nta kintu wabuze cyane mu nshingano zawe ntabwo nibwira yuko ukirwanira cya kindi wabuze uri mu mwite kari gihararumbo kandi utamwereka ko wakimuhaye ngo kimutera umurengo aho niho umuntu akubwira ngo rero nubwo ntakurusha ibigango ariko nagushyize imbere y'ameza isi yose irakota kuko idoha bose barimo kota mu 23 ibontre barimo kota mu 23 kuba mu 23 uyu munsi leta yita ibyihebe bakaba atarishyiramo amapingo urumva nuko isi izi yuko hari ikintu irwanira kirire yere nubwo inyungu zisi zitandukanye n'abashaka kuzigeraho ariko mu by'ukuri mu 23 mu rubanza amaze gutsinda leta ku buryo bubiri kuba yararwanye bikitwa ko ikoza amahano yinjira bunagana leta ikavuga ati twavugana nange muri abanyarwanda bikarangira no mumenye ko atari abanyarwanda mukagidoha kuko u Rwanda mwajyanye Washington ntabwo nibwira yuko wowe Abdu ufite umwana akitwara naba akajya kuri ku muhanda babitaga amabibo cyane ku manatari zina ryiza ntabwo uzagenda muri Range Rover uzamuye ibirahure utanze spotlight urumva uvuye ngo umugabo w'igihanganye abana batora mu yarara induba kubinyeshyamba ziba mu ishyamba kandi ufite imijyi minini nka metro nka megapole nka Kinshasa ufite amashuri ufite kaminuza ufite buri kimwe cyose amazabo na diama zakije abantu ntabwo nibwira ko ari ubutwari bwawe nk'igihugu cyananiye guhandura ingabo nk'abo ngabo so M23 yamaze gutsinda leta ya Kinshasa d'une façon morale ku rwego rwo hejuru kuba kereka iyo Kinshasa yihagararaho ntiyemere kuganira nabo umunsi n'umwe ikavuga uti turafunga umutwe muri ibyihebe nituganira ibyihebe bikakwereka babiri ibyihebe nyine wa mugani noneho nkaho bidahagije wimye umwana 8 ariko azi ko ufite inyubako 5 arabizi nyine ko urise isi irabizi abaturanyi barabizi bakwita papa bronze haravuze atariko mwabapangaye musohoke muri inzu ni ya data barasohoka wowe ikaba uyishyiramo ibyo ushaka byose wabyiramo ndomboro wagira gute ariko nuza aravuga ati kababwira kari iwabo ni example ndimo gutanga hanga urumva iyo relationship irari nubwo so yakwihakana nubwo yagira gute nubwo ko yakwihakana abarwandofone ariko umenye ko kuba afite imijyi ibiri bagenzura nkazanyubako nakubwira bari powerful kuko bagutwaye intara bagutwara nindi iki ibintu bidahagije ushiraho gavana bashyiraho undi yego kandi uwo bashyizo ni ufite ijambo buriya Ambassadeur Swan kuko ni uzasinya ku mpapuro Ambassadeur Swan araza kubareba bakamutera visa agahura na wa yego guverineri recently aba chef d'état major bo Burundi not Burundi South Africa Sami Diarra yaraje sinyana makengo zikintu kuri iyo dossier byanditseho chef d'état major Sami Diarra chef d'état major AFC M23 none se bari abasami Diarra baje hari muri Kongo bari bayoye ko chef d'état major arijire mwirambwe mbanza ni barinde none se ko none se igihugu cyatari wabakiriye kucyatari wabakiriye none se nabo bemera ko igihugu kigira nyine batema chef d'état major babiri iwabo se birahaba muri Afrika y'Epfo afite chef d'état major babiri muri Zambia se ariko bimeze muri Tanzania se ariko bimeze habona undi chef d'état major ukiraho birahurira he na ya leta y'inswahili ya leta nshya iri kunugwanugwa mu binyamakuru byo muri Zaire muri Kongo uyu munsi nabonye benshi byabaye deba bavuga ko byanga bikunze iyi leta iri buvuye icyo nakubwira cyo ego iyo abantu batekereza leta barihuta ego brother Taiwan ntabwo iraba leta ku rwego ntabwo Taiwan yicara muri Loni turimo kujyana Taiwan ifite ubukungu buhambaye kwisi n'ubushobozi bw'indenga kamere ifite n'umuvugizi noneho uyiri ruhande wemeye kuyinambira witwa Amerika bafite na contract yo kwarwanira yego that is one
Israeli kugira ngo kapitali ya Yerusalemu y'umurwa mukuru wa Israeli yanditse no muri Bibiliya kugira ngo isi nibura itangire kunuganuka kuba yayemera nuko Trump ejo bundi yafashe itegeko ryo mu 1952 abaperezida bose batinye arikuramo arikoresha mu kwiyamamaza yemeza ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli bashyira ambassade ngira ngo yaramuvinze ibindi bihugu birimo kubyemera n'ibikeya UK ntishobora kubitinyuka France ntishobora kubitinyuka bose bagira ambassade i Tel Aviv kandi premier ministre akorera i Yerusalemu ariko bose bafite ikintu batinya kujyana ambassade hariya nuriya mujyi ufite state imeze kuriya hari urusha lobbying abayisirayeli n'ingufu ko kuhasetinga ambassade ko batavuga ngaro ngo mwese mvuge kabiri mwageje ambassade ahangaha Somaliland na Puntland bimaze imyaka irenga 50 biyonkoye kuri Somalia ariko ejo bundi abasomaliland batangiye guhumeka kukara ka oxygene ariko leta ya Yerusalemu nyine ya Benjamin Netanyahu ibemeye bahashyira ambassade veto ariko barakagendera hako ngako nakubwira ibihugu byinshi rero hari Sarayo y'Uburengerazuba n'ishyaka Polisario ariko baje gutwara ubutaka bwabo na Maroc ariko baracyariho Polisario na Sarayo y'Uburengerazuba ifite ikicaro kidahora muri African Union bro M23 n'ikicaro ifite muri East Africa muri CPG isira kigira muri CRGL ndakwereka ko hari abandi bantu barushaga tuze M23 barwanye intambara za Karundura barwana na politike zitari nk'iza Tshisekedi ndavuga Sara barwana bahatana n'ubwami bwa Maroc bashyigikiwe n'ibihangange bataragera ku cy'abantu batangiye gutekereza uyu munsi bro ngwandi makuru nubwo M23 yateganya ubwigenge uko nge mbibona mbone yanjye uretse umwuzukuru wa Budu Bronze nibwo wazabona idarapo bizamuka nukuvuga ngo hari step imeze nka conception uko umuntu asama akaba mu nda amezi 9 urumva M23 ikoze concept ijya muri independence abari mu munsi bose bashobora kutazajya kuntuza kubyo mu gihugu cy'ubwigenge ariko bakaba ahantu higenga nka Taiwan bakabona higenga nka Somalia ndi 50 bakahantu bigenga nka Sudan yepfo yarwanye imyaka 20 ndavuga wabitangira uyu munsi because ahari ikibazo ne hamwe ntago ari kuri M23 ahari ikibazo n'ubundi ni LCD tarahereye umunsi birwanira ngo bayebujuje 30 babirwanira haba yasigaye 20 ubu ngubu warwana rero nubwo nta tegeko rihamya ngo ni imyaka ingahe ariko ntitubira kubira mu buryo ngo cyangwa ubundi n'icyo mpuzamahanga avuga buryo bavuga ko abantu bitegeka imyaka ota cyangwa runaka bakabona gutangira gutekereza niba bashobora no kwitegeka so uyu munsi nawe barakora manifesto ko ari n'aba separatiste baba independentiste nta nurategeka kuyikora ajya gukora agashya urumva ukayibona mu bimenyetso bashyiraho igipolisi bashyiraho igisirikare bashyiraho kimwe cyose ndakubwira yuko abantu babeshya ku kintu cya independence kandi independence ya M23 ntabwo iri hafi ikintu gishobora kuba kirimo hano nuko bashobora kugira freedom aho bategeka yewe indege zikagwa visa zigakora imipaka ikagira gute bakagenderana bakagira gute aho kugira state iyo biza kuba byatangiye na baruberwa bankunda bakabigeza hagati uyu munsi makenga babishoje ariko nta ndura bitangira uyu munsi so kwitegeka kwa ahantu M23 igenzu yabikora imyaka 100 kandi ko imyaka 100 itara b'igihugu kandi bikaba byiza bagahirwa bakagira byose nayo madarapo bakayakora nizo ndimbo bakazikora za Barcelona urazizi za Catalonia nako umurwa mukuru wa Barcelona bashatse niyo leta ikize muri Espagne buriya Catalonia irakize kurusha Espagne isigaye noneho na California bugira kize kurusha hafi izindi bundi bureta nk'abo bwa Amerika bwa kwishyira hamwe kuko bavuga ko California ibonye ubwigenge yahita ijya muri yahita bagise G8 urabyumva ubushinwa buri muri G8 wibwira ko India ari muri G8 South Africa rubwirimo bafite ubukungu bukomeye ariko uyu munsi California state yigenza yahita ibigihugu cya munani gikize kwisi none se ikibazo hari benshi bafite imbaraga igihumbi M23 muri politique mu kuba bashyigikiwe n'ibihangange batarabona icyo kintu barota none M23 iracyagigagurana nabo n'uwayishyikira biracyari ibanga urumva nkuko ukuntu Israel yemeye Somaliland ubona niba nk'u Rwanda cyangwa Kenya cyangwa Uganda cyangwa niki hagira igihugu kivamo kikavuga ati twemeye leta irigoma nibura bagatangira kuvuga ati uziko bishoboka so people mukurikiye Celeb Magazine TV na David Mashayi TV nturote leta tangira kurota kwitegeka kubitegura kuba bakwigenga no kubona ko bagenga ibikorwa byaho bayobora babyita autonomous state urumva ariko independence utarashyira muri manifesto utararwanira
utarakora uko yubatse concept yayo utamaze imyaka 20-25 urwanira forget ahubwo inama batansabye abangaba niba shaka ibyo tibabwirega bazicare bakuve muri ambigite ndakubwira impamvu yabyo bavuga ati muze n'ibindi amazi akwiye ngo winyoga webwira ko ntambyira ufite sibyo guhera ubu ngubu tubonye bacu baze kwishwa kubarya kugira gute sibyo nk'ibi bya leta y'abaswahili nyine ego twagira ngo tubabwire yuko tugiye gutangira inzira yo kwigenga uzuza bivuga abuze ukubiri bazajya kubwigenge ariko nanone ntaza kugaragara nk'uca abantu intege kubera iyo procedure ibikenewe no kugaragaza niba koko babikeneye kandi ari ngombwa by the way ngo nandi makuru rero no manzo umunsi nashonje waruzi yuko izanye iyo concept iyo utangiye kuzana iyo politique waruzi ko ushaka kubacamo ibice mu karwana muri movement wagenda baze gutya bavuga ati ni wana Kinshasa ndabazi kandi babakana ikigutangaza abarwandofone bakada bakomeye badakozwa icyo kintu bishaka kubacamo ibice John Garanga yazize iki John Garanga muri Sud barwana we n'abasarova kiri n'ababariye Mashari bo bumvaga bagira ubwigenge na Amerika n'abashyigikira aba Uganda byose John Garanga kumva ko igihugu cye ari kigomba kuba indivisible urumva ko procedure aho yari iri aho ibintu byari bigeze uwo munsi kubwa John Garanga yiwa SPLM SPLA nuko Sudan yari guzagiye yobora manda imwe Sudan y'Afrika yobora indi ariko ikomeza kwa Sudan indivisible urabona byari kuvamo reba ibintu bino kubera muri Sudan ya ruguru yarashwanyaguritse RSF ngo Burhan barimo kwicana aya matati yose ari muri Sudan ya ruguru abate na Sudan y'Epfo nayo ikabira aho ngaho imanga idafite ayihagaze uyu munsi ariko uyu munsi ishobora gushakira umuti ikibazo cya Sudan ya ruguru ikanunga abarwana so John Garanga yazanye rero iyo funga mutwe Museveni amutinza akajugujuguda yamutije akajugujugu ngo iho guhanga ibyo all weather urumva ishobora guhangana na meteo iyo ari yose ariko yazize meteo irashwanyagurika turika mu kirere John Garanga nta muntu wari wakora report ikuntu yapfuye ako yapfuye avuye Kampala kandi ngira ngo yari yaje n'ibikoresho bye byamuzanye bavuga ati wagenda mu ndege bro indege presidentielle henze iri mu ndege zihenze muri aka karere yaramushyanye da kubera ko tumva ibyo bintu none njya nkunda kuvuga rero umunsi ndaguciye mu ijambo hamwe none nkunda kuvuga ngo rero bayona hari igihe abavuka bayona badashaka ko ubwato n'umuhengeri ugira gute icyo gihe barashya rero kandi impamvu mvuga ibintu bikaze ibyo ngiye kukubwira kandi kuba bikaze si gihe bihindura ko bikaze waho dukurikiye atazi ko bayona muri urwo rugendo ruramutse rubaye intego nabo bahari kandi ko bagomba kuva mu bwato iyi politike y'ubwigenge nacyo nsozereza ibingi ntiyazajya ubitekereza cyangwa ikabitekerezwa mu buryo butazwi hakaba harimo n'ibihato bitayemera ono se jamais hagati ya Yona kukomeza gutwara ubwato mu muhengeri cyangwa kumukuramo ubwato bakakukunda bugatuza bene izi politike zigira n'ibitambo hari nabo zihitana batabyumva nyine abo bayo John Garanga gufunga umutwe urumva tandisi ko uyu munsi ntabyo mbona nyine ntabayona nari nabona bava mu bwato impamvu biri sensitive ushobora kuba utabyumva sibyo straight gutya sha nawe waje Kampala bagutiza akajugujugu wagira gute ntawe ndimo gutera ubwoba bro ndiba bihari nkaba ntabayo abo bayo n'abakaba nabo bahari urumva bavuga ngo tugiye Kinshasa abandi batindi turenga hanga izo nzira uko ari ebyiri kugira ngo zizumvikane zakumvikana muri manifesto n'amakongera nkunda kuvuga ko ashobora kubaho ariko nazo attention zishobora kubastinga mu kindi kintu yuko hatazagira uwizera abarwandofone 100% ngo yibwire ko nta barimo badashyikiye ikintu cyuko bakwigenga barahari kandi bakomeye none se abandande bashaka gushyiraho ubwigenge ntibarwanyijwe n'abarwandofone bigeze icyo gitekereza abanande bamubrazinga abarwandofone harimo abantu bari bakomeye babita ni bari bakanyamahanga sinzi ukuntu babita abantu babari za masisi barabazi cyangwa se muri no rukivu nyine bazi ukuntu abarwandofone mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigeze gusa n'abatabangamiwe simvuga ngo bari kwibere kuko bajya banyuma bigerageza ariko nabwo ryagiye ribaho banategeka iki tuvuga hari abandi wenda bakabaye bavuga ati ariko akakarengano kazarangira gute nabo batacyumva ubwabo na nubu baracyariho so ubwo se bibaye umurongo mugari wo kugera ku bwigenge hakaba ari abantu bavuga ati reka DRC indivisible kenshi na kenshi usanga atari n'indi terambere ari ukugira ngo akajagari gakomeze batera imbere bumvise impamvu
Nigeria yabangamiye Dangote kubaka uruganda rwa petroli nukubera nyine ko ngo amata atunda petroli yajyana Saudi Arabia kuyungurura ara y'abakire bari ku butegetsi to abakire bishimiye ko bakora batwara imisitwe yabo kuyungurura bakabona ko irafineri ni yubakwa amato yabazakora iki yego kandi kadatwara itunganije atwara ibisitwe kuko ikintu gitwara ibisitwe byo kuyungurura sicyo gitusanga ari amasiteri natwaye ntuze so ndashaka kwereka hano ikintu kimwe abantu bashaka kugamiza ikiza ariko abantu bakabonamo ko icyo kiza kize kubakora ku mugati yuko Kongo ikiri yose ikiri patopoto urumva harimo intebe bizumva zaza kwiba kuba umunsi ngo ngiye kwa Chisekedi utugara ujye twumva kandi utugara kakigira kagari waba baraharimbuye urimo kumva utugara tuba hose nicyo cyangwa ubwira ngo ni politike yo kwigenga ko ahantu twatseho ni debate ishobora kuvamo imbatura mugabo guhitana benshi cyangwa gusenya icyama badacunze neza kwemera guhindura itegeko nshinga hari igihande cy'abatabishaka kandi bumvwa cyane n'abaturage urabona atariho biganisha ku kwigenga simbizi ariko just gihe cyo nashatse gutsimbararaho nuko kwigenga ni nko gutaha inzu ukiri mu etaje ya mbere kandi ukeneye kongera handi 8 ubwo ngene cyerekana waka cyangwa ngo uhaba uhagarikiye aho ngaho ntabwo ndimo gushaka ndemba busuko mbivuga kwigenga ni ikintu gikomeye abantu bavugisha amata mabiri ariko udapfa kugira ngo uzagereho hari procedure ndende zitari amagambo ariko harimo nakagakoryo nakubwiye bujya nagucirehe amarenga nibura ufite igihangange kimwe kikuba mu bitugu muri bihanganye bitanu kandi ntumbwire hari n'ibita n'ibyo ubona ubuhangange bwabwo bugira ku mashyari ko nyine n'igihangange cicira muri droit de veto umwanzuro bagutora hose cyarambika uziye Amerika itaba ko Israel barasenyutse Amerika imaze gutora veto zirenga magana uzazisome kuri Israel zo kuyirangiza ariko iyo ishyiraho wowe ufite no gushyiraho wara muri obinze diplomasi ya M23 urabona iri ku rwego isi iki kitagira sentiment niki ura diplomasi yo muri Amerika ya M23 ari diplomasi yagira gutya ikigarurira Ubushinwa buti mujye muturambira kirezo veto Ubushinwa se bwari amakino bari cyabihe bwa Tshisekedi bukirengeshwa amabuye yo muri Katanga ngo bugiye kuri M23 ifite ibintu bitatu M23 se tuvuye muri zo potentialite hari rezerema uzi barimo ujya wumva abantu bitwa ba Aung San Suu Kyi ujya wumva ba Mandela ujya wumva abantu kuko mushaka kutagira ubukungu mu byo munda yikuzimu ariko mugera ukagira ubukungu muri resources zimene zaba abantu bashwa kakuri Tedros uyobora OMS iyo bajya kuvuga ku bantu muri Tigre yaravugaga ijambo rimwe nebara abantu bagapfa kuvuga atari ko abatigre bagira umuntu muri OMS M23 ifite nde icyambere ifite ukuri kwa karahe n'ubwo bwigenge hako ni kugikora noneho no gucanga ikarita uko kuri kukagira gutyo gucanga urumva sinzi amakarita yanjye yagiye ifite n'ubukungu ifite ubukungu ariko ubukungu mufite ntabwo bugereranywa nubwo uwo buhangana afite mu bwinshi no mu bwiza ahubwo aranabasuzugura gatanga n'ibyo mufite akasuzugura kabitanga so M23 niyo mpamvu kubwira ngo rero gutegeka ahantu ni kimwe imyaka 10-15-20 yewe kanaba n'inzira uzahera uvuga uti twasaba n'iki ngiki iyo baba barabitangiye mu myaka 30 babigeze kure kuba batarabitangira uyu munsi kandi bakaba bakifitemo bayona benshi batanabishaka ntuzigere utekereza ijambo independence uyu munsi cyangwa ejo ntabwo ubona ko ba Martin Fayulu aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bari hafi kwiyomeka kuri FCM 23 biriya n'ibisambo nkuko na Kabila yaje nabo bazaza cyangwa niki ariko ikintu gitangaje nuko hari umuntu umwe izina rye ryaranyobeye ni izina rye niryo ryanyobeye kuko ni audio yakoresheje kandi ntabwo ngira ngo ntiyivuze izina iyo audio yaranancitse ariko nishatse nayisa abantu bakayibona yigeze gukora audio y'iminota nka 14 ikintu cyamugoye ni kimwe gusa gusobanura audio ye ikintu cyamugoye no kuba ibitekerezo yatangaga biremereye yavugaga sorry buri kanya ikintu nasabiraga imbazo cyari cyo nuko utamwumva nk'igipingamizi cya FCM 23 yavuga ati niyo mistake gusa yonyine uramutse ubitwaye muri uwo mujyo wakumva nicyo cyuzuye atari kuramutse uryirengagije ukarikuramo ntumfate gutyo nabe nk'ikiriki byahindura byinshi kuko yavuga kandi n'umuntu revolutionnaire watangiranye n'aba revolutionnaire imyaka imaze kuba myinshi yababwiye ikintu kimwe avuga ati muzi ko tumaze kuba indogobe inshuro nyinshi abantu batugenda bakajya ku butegetsi barangiza bakatwica
Kabila twaramujyanye abantu bacu abaroha muri Fleuve Congo. Kabila uyu nguyu yatugiriye nabi dore muramwakiriye nawe ku ndogobe yicareho n'ibikwembe hasi ntituzi ibyo azadukora. Izo ndogobe abo bantu baza bakicara ku ndogobe yitwa Rwandofone urumva bambara kugira icyo bagira bakajya baroha abantu muri ntuze muri Fleuve Congo urumva nyine baraza kandi ntabwo inkuta zabo ziragoye izo nkuta kuzishyiraho sinzi impamvu batanazishyiraho wenda uruhande rumwe 50% bavuga uti barakenewe urundi bati nta mwanzo uhora muri politiki ariko barabanyunyuza bro mwamara abarwandofone barashize ku ntambara z'inyeshyamba zirapfa bro kandi abahanga bavuga ko ibintu bijyanye na genocide urumva umuntu ashobora kukwica uruhongo gutyo mugashira kuko muri ndwanyi abasore banyu ntibagishingirwa birirwa mu mashyamba uncence wapi buri kimwe cyose genocide igira n'uburyo abantu bayikorera abandi bwimbitse bubacisha mu kubahoza kukaragwa ku mutwe urumva kubateranya ngo mumarane nkuko nese ababazando bavuga ikinyarwanda iyo se umuzando bamuteranyije n'umuntu w'imasisi wundi ntabwo baba barangije nk'abarwandofone mukasigara mwirwanira hagati yanyu mwarangiza niyo mpamvu Kazara amajya gusubira Kongo yabwiye Meki Kayiranga kuri Bwiza TV bavuga ati dukeneye Sambrere niba yigeze gufunga ari nabyo yazize musigemo natafunze uriya mugabo azubwenge nubwo yigeze kuntuka nta kibazo kuko kuntuka byo nta kintu bitwaye turi kuri public twebwe urumva ariko babantu zinyeshyamba zimaze kuzimenya kurwana guhemba abasirikare buri kimwe cyose sigise zimaze kugeraho zisigaje another step gushaka abanyapolitike bisize insenda abadiplomate bisize insenda kuko ibi ni science niba uzi kuvuganisha tactique mu rugamba mu ndake ukarasa indege kaze ukagira gute igifaru cyazo ukagikubita rapigi no muri politike harimo abaho za rapigi hakabaho za ntuza hakabaho za misiri sibyo ntabwo politike ari ukubeshya ntabwo politike ari ibyo kuvuga ngo nzi kuvuga gusa politike nayo ni umukino utera igisoro ugateba ukagira gute ariko pe bikubwire wazi abo ntabo mbona muri FCM23 guhindura itegeko nshinga kwa Kisekedi bigiye gusiga iki mu ndorerwamo yawe uko bigiye gusiga iki ku mbaraga za FCM23 icyo bizasiga nuko umuntu ashobora kuguha amaturufu menshi mu ikarita urumva wakagira wayine benshi akagutsinda ugasigarana amaturufu gusa ku bantu baza makina amakarita ikarita ziterwa no kuzikina ntabwo ziterwa n'ibyo warobye bihuza ariko naba Martin Fayulu abangaba M23 ifite impamvu igihumbi kuko bishuri igihumbi zatuma igira umugaga no gukomera runaka ariko uzabona amavati mu modoka meza sese Simonize bukiri nyeshyamba ngo bahembye abasirikare bakanabitangaza kugira ibanga urumva ngo bibanga ryanyu ahubwo ukuri kuzigire hanze abaturage bavuga ati duhayirwa n'abasirikare tugira gute bameze nk'abantu nk'umuntu wigwa wifotoza uri ku rugamba urimo kwifotoza ni photogenique sindabona inyeshyamba ziranye muri Kongo uvuga mbere muri inyeshyamba zikora utuntu tw'uduconsignment kuko ubundi igisirikare ni consignment uzi ari cyo ubundi mwe wita secret mu bintu bya affaires z'abasivile mu gisirikare bagita consignment ni ibanga rirenze ni ibanga ryisumbuye ibanga sibyo gukora ibintu n'umuntu nakwa nkora ikintu cy'consignment ntushobora kumenya ko akora ibintu bye nyine kandi nyamara bikora ni nkuko wajyana ugasanga ingorofa iruzuye utazigiye basizirije utazigiye bagize gute utazigiye amasoko yatangiye kwa consignment inzu yaruzuye irateretse akazi nyeshyamba ziri très populaire ejo bundi nabonye umumaneko wabo colonel aganira n'abaturage mon colonel wowe uri G5 gituka ari maneko akagenda atega amatwi akoresheje ikoranabuhanga akamenya move akamenya morale akamenya ibihwihwiswa akamenya no kubikorera analyse inyeshyamba zikoresha gito agafata mikoro akabwira abaturage bati ni maneko udire ngo ni maneko ni ushinzwe nibi does it make sense none se G5 ishinzwe iki G5 ni ishinzwe relation publique mu gisirikare relation publique rero ini igomba kujya mu mamanza aganya y'abasivili mujye kuzana abazarendo ababyeyi babo bari hehe ese wowe ufite abangahe iyo ni G5 ya politique nubijyamo nk'ubutasi barakubonamo kuri intasi je gushaka ibindi ninde kwisi ahubwo sura bivugira iki ko ari intasi kuvisi yabo nta muntu wizera intasi none kugira ngo byuve neza nta intasi yizera abantu n'ukuri wavuga kose kubera ukuntu ubutasi bafite image nyinshi ntabwo ituze n'ikaze waha abantu n'umaneko ikaze baryumva ariko kuri PC baryumva
kuko wirwo wikinangurana nabo intasi yikinangura se oya erega umupisa bikora kubera yuko mwakinnye umupira mwakinnye basket ibintu izafere za gisirikare ubona zijya mu basivili ziba zifitinga byo shamishizwe politike hano mu Rwanda nyango nigiye 9 yabaye 9 ni kiri 5 bitewe no kugisigara kimeze cyera yigi 5 nayibayemo urumva so no kuvuga ikiro no nayikoreyemo rwose no kuvuga ngo rero nko kubona ko turi abanyeshuri ubona gasa nk'iducunga cyane tuba mu basivile nyine twiga amashuri ya gisivile n'umusirikare mu gisivile n'umusivile mu gisirikare turimo kujyana so tureke ibyo mu Rwanda tusubire hari muri Kongo aba bantu nuko babaho usanga maneko afite mikoro ugasanga pisi ukibaza so bano bantu bakeneye gukosora ibintu byinshi cyane bo bazi ko bakuze ariko baracyara abana cyane hasi bashobora kwibeshya ko hari abantu bageze ariko naho baragera ariko cyane abagora no guhanga cya gihugu no kukijera ejo nahoze nibaza ikintu nabuze ukinsubiza ariko nzanye dossier itari ngombwa habase ngizinyesha mahungu nyine ko zatanzwe amadolari sigemba basirikare mu 23 ikaba ibi brandinga ese niminembwa yahageze niko nakoze ikiganiro nijo ngita tete none se muzatubwira ubutaha ko muri hamwe mu Rwanira hamwe hari amadolari agera ahandi ntahagere yego ariko nta gisubizo ndabona ushobora gusanga yahageze bikaba amata by'amavuta ariko ubwo ntankubaza imenyeshyamba irwana amafaranga gute ahubwo se ni ngombwa ko umuturage amenya ko inyeshyamba yabonye amafaranga ese ko hari umuntu umukomanda wambwiye urumva yego hari umukomanda wambwiye muri M23 ambwira ukuntu iyo barwanya n'aba mercenaires kubera ifaranga bitwaza mu mifuka yabo y'amaposhe bombe iyo wohereje nka paraturi kurwana nabo ntumenya ngo igihe yagendeye barakubwira ngo twahageze twakubise twabacaginze batwawe n'iki na morale kwanza mu mercenaires namba 2 ibyo agendana mu mufuka ibyo ndabyumva ko umusirikare kurasakana gucaginga ibyo ntago bigize inkuru twabiganiraga gutya bimbwira none se mubwiwe n'iki ku kwezi mwahembwa uwo munsi bitazabakurira haduye ko muyafite mu mufuka oya baranamenya ko buryo umuntu wabonye ifaranga ajya kwiyitaho none ari yiba yibukana famille akibukana famille nta consignment bagira bro wababwira ubaratukana kubirero ugasa marishari ubabajwe ko twahembwe mbashwa mwahembwe je mpemba namwe gende nyeshyamba kubona babwira nyine kuntu mukuba kuri iki consignment yego kuko mwe muri nyeshyamba ntabwo muri leta leta wamenye bari mu bahembewe leta wamenye abasirikare bahembewe abapolisi ibyo muri leta ntacyo bivuze rwose nta gitangaza ariko menye ko muri yo leta ari nabwo umuntu ufite indezo aza kuyikwishyuza randiro dakakwishyuza abacuruzi bo muri shiki bajya bambwiye ko bazigengo abantu bamwe bahemberwa njya mbona baragwiyame sishaka kuzindutse nkabo tuba tuziranye ngo none se abantu bahembye ngo mbana ngaya ntayabonye isize niyo babayize none ujya kumenya isize n'inyeshyamba gute ahubwo si cyo gihe mwahembeho siyo babakirizaho umuriro bazi ko mwiyibye yego reka dusoreza ahangaha ni byinshi tugiye tuganira twavuga byinshi ariko angira ngo umva yumvise inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho